Seleniyumu ni umunyungugu tudakenera ku bwinshi, ariko ntibikuraho ko ari umunyungugu w'ingenzi mu mikorere y'umubiri wacu ya buri munsi. Uyu munyungugu wa seleniyumu uboneka ari mukeya mu butaka, by'umwihariko mu mazi ubamo ariko ku gipimo gitoya cyane. Uyu munyungugu wa seleniyumu ugira akamaro kanini mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Uyu munyungugu wa seleniyumu ugira akamaro kanini mu kudasaza k'umubiri wa muntu. Uyu munyungugu wa seleniyumu ugira akamaro kanini mu kutabyimbirwa k'umubiri wa muntu. Ku rundi ruhande, ubushakashatsi bwerekana ko gufungura cyangwa kurya ibikungahaye kuri seleniyumu bidufasha guhangana n'indwara ziterwa na virusi. Ku rundi ruhande, ubushakashatsi bwerekana ko gufungura cyangwa kurya ibikungahaye kuri seleniyumu bidufasha guhangana n'indwara ziterwa na kanseri. Reka dutangirire ikiganiro ku kamaro ka seleniyumu ku buzima bwa muntu. Akamaro ka mbere ka seleniyumu ku mubiri ni ugusohora imyanda n'uburozi mu mubiri wa muntu. Ubusanzwe seleniyumu ifasha umubiri kongera ubudahangarwa kuko ibikora isohora ibyangiza umubiri ndetse ikanarinda umubiri gusaza. Ubusanzwe seleniyumu ifasha umubiri kongera ubudahangarwa kuko ibikora isohora ibyangiza umubiri ndetse ikanarinda kanseri ya prostate. Ubusanzwe seleniyumu ifasha umubiri kongera ubudahangarwa kuko ibikora isohora ibyangiza umubiri ndetse ikanarinda kanseri y'amara. Mu gukora uwo murimo wo gusohora ibyangiza umubiri ndetse no kurinda umubiri gusaza, uyu munyungugu wa seleniyumu ifatanya na vitamine E. Seleniyumu kandi iboneka muri glutathione peroxidase. Iyi ni enzyme ifasha mu kurinda ibinure biboneka mu gahu k'uturemangingo fatizo. Ku rundi ruhande kandi, uyu munyungugu wa seleniyumu unafasha mu kurinda ko hari impinduka zaba muri DNA bikaba byatera indwara. Akamaro ka kabiri ka seleniyumu ku mubiri ni ugufasha kurinda kanseri zinyuranye. Ku bantu badafite ubudahangarwa budashoboye, kimwe n'abantu bavuka mu muryango wabayemo abarwayi ba kanseri, uyu munyungugu ni ingenzi mu gukomeza kubarinda. Ikindi kintu gitangaje kuri iyi seleniyumu ni uko imiti irimo byagaragaye ko ari myiza mu guhangana na kanseri zinyuranye. Ku rundi ruhande kandi, abantu bamaze kurwara kanseri, seleniyumu ibafasha mu kurinda ko ikomeza kwiyongera no gukwirakwira mu mubiri. Akamaro ka gatatu ka seleniyumu ku mubiri ni ugufasha kongera ingufu abasirikare b'umubiri. Kugira ngo ubudahangarwa bw'umubiri bukore neza, by'umwihariko ku babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, seleniyumu ibafasha mu kubarinda ko ubwandu bwazahinduka uburwayi. Gukora ibi, seleniyumu bifashwa n'uko ari ingenzi mu kongerera ingufu ubudahangarwa n'imikorere y'umubiri w'umuntu ufite agakoko gatera sida. Akamaro ka kane ka seleniyumu ku mubiri ni ugufasha amaraso gutembera neza. Ubusanzwe iyo umunyungugu wa seleniyumu ubaye mukeya mu mubiri, biri mu gutera indwara zinyuranye z'umutima ziterwa n'imitemberere mibi y'amaraso mu mubiri. Ku rundi ruhande, kurya ibikungahaye kuri seleniyumu kimwe no gufata inyongera zayo biri mu bifasha mu mikorere myiza y'umutima, bityo bikarinda indwara zinyuranye z'umutima. Ikindi ni uko kurya ibikungahaye kuri seleniyumu kimwe no gufata inyongera zayo biri mu bifasha mu gutuma amaraso atembera neza mu mubiri. Akamaro ka gatanu ka seleniyumu ku mubiri ni ugufasha imikorere myiza ya toroyidi.
uyu munyungugu wa seleniyumu ubushakashatsi bwagaragaje ko ari inkabura mu gutuma steroid irekura imisemburo yayo mu mubiri. Urugero kugira ngo mubyumve neza nuko turamutse dufashe umubiri wacu nk'uruganda twasanga ko steroid yaba ari nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ibyiciro byose by'umubiri. Ibi bivuze ko iyo steroid ikora nabi mu mubiri birumvikana ko n'ibindi bice byose by'umubiri bibigenderamo ntibikore neza. Ubusanzwe akamaro ka steroid ubwayo mu mubiri karakomeye cyane kuko ariyo iyobora uko tugira ubushake bwo kurya. Ubusanzwe akamaro ka steroid ubwayo mu mubiri karakomeye cyane kuko ariyo iyobora uko tugira ubushake bwo gusinzira. Ubusanzwe akamaro ka steroid ubwayo mu mubiri karakomeye cyane kuko ariyo iyobora uko tugira ubushake bwo kugira ubushyuhe. Ubusanzwe akamaro ka steroid ubwayo mu mubiri karakomeye cyane kuko ariyo iyobora uko tugira ubushake bwo kongera ibiro. Ubusanzwe akamaro ka steroid ubwayo mu mubiri karakomeye cyane kuko ariyo iyobora uko tugira ubushake bwo kugira ingufu n'ibice binyuranye. Ubusanzwe akamaro ka steroid ubwayo mu mubiri karakomeye cyane kuko ariyo iyobora uko tugira ubushake bwo kugira ingufu n'ibindi binyuranye. Akamaro ka gatandatu ka seleniyumu ku mubiri ni ukongera icyizere cyo kubaho. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko niba wifuza kubaho igihe kirekire ku ifunguro ryawe ntihari hakwiye kuburaho ibiribwa bikungahaye kuri seleniyumu. Ubusanzwe seleniyumu ifasha uturemangingo kudasaza kandi nk'uko twabibonye irinda indwara zinyuranye zishobora kuguhitana nk'indwara z'umutima, steroid, kanseri n'izindi. Akamaro ka karindwi ka seleniyumu ku mubiri ni ugufasha mu guhangana na asima. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bagira cyangwa basanganywe indwara ya asima kandi yarababayeho karande, abo bantu burya ngo baba bafite seleniyumu nkeya mu mubiri wabo. Ku rundi ruhande ariko iyo bahawe inyongera irimo y'umunyungugu wa seleniyumu ibimenyetso bya asima basanganywe biragabanyuka mu gihe bayikoresha. Iyi niyo mpamvu ari byiza ku murwayi wa asima gufungura cyangwa kurya ibiribwa bikize kuri seleniyumu kugira ngo bimwongerere ingufu mu guhangana n'iyi ndwara. Akamaro ka munani ka seleniyumu ku mubiri ni ugufasha mu gutera inda. Ubusanzwe kugira ngo intangagabo zibashe kongera umuvuduko ndetse n'amaraso abashe kwiyongera neza mu gitsina cyafashe umurego, seleniyumu irakenerwa. Birumvikana ko intungamubiri seleniyumu ikungahayeho nizo zifasha umugabo gutera inda mu gihe umugore ari mu burumbuke. Ku rundi ruhande kandi inyongera zayo zirifashishwa ku bagabo batabasha kubyara nyamara bafite intanga nzima. Ariko ubushakashatsi buracyakorwa ngo bugaragaze niba n'abagore hari icyo byabamarira, gusa kuri ubu biboneka ko irinda gukuramo inda byizanye cyangwa by'uburwayi. Mu gihe umuntu ari gufata seleniyumu nk'inyongera ni byiza gukurikiza inama za muganga ku bijyanye n'igipimo ntarengwa kuko iyo irengeje miligarama 400 ku munsi biba atari byiza. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa bikungahayemo uyu munyu wa seleniyumu. Seleniyumu umunyungugu ufasha umubiri cyane, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ubunyobwa. Seleniyumu umunyungugu ufasha umubiri cyane, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amagi. Seleniyumu umunyungugu ufasha umubiri cyane, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni inyama y'umwijima.
Seleniyumu, umunyungugu ufasha umubiri cyane, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amafi. Seleniyumu, umunyungugu ufasha umubiri cyane, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni inyama y'inkoko. Seleniyumu, umunyungugu ufasha umubiri cyane, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibihwagari. Seleniyumu, umunyungugu ufasha umubiri cyane, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibihumyo. Ese noneho uyu munyungugu wa seleniyumu ushobora kuba mukeya? Nubwo seleniyumu iboneka mu byo kurya gusa, ubusanzwe igikomoka mu bimera iba nyinshi cyangwa nkeya bitewe n'ubutaka ikimera cyamezemo. Ubushakashatsi bugaragaza ko ubutaka bwo ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi bubamo seleniyumu nkeya. Ariko ku rundi ruhande, kurya imvange y'ibiribwa bibonekamo seleniyumu bishobora gutuma umubiri winjiza igipimo gikwiye, dore ko ku munsi byibuze dukenera miligarama 55 zayo. Iyo yabaye nkeya mu mubiri birangwa no kugira ubudahangarwa budafite ingufu, ingaruka zikaba kurwaragurika. Iyo yabaye nkeya mu mubiri birangwa no kugira ubudahangarwa budafite ingufu, ingaruka zikaba gupfa imburagihe, ingaruka zikaba kugira umubiri udakora neza. Ese noneho uyu munyungugu wa seleniyumu ushobora kuba mwinshi? Ku bantu bafata umunyungugu wa seleniyumu nk'inyongera, hari igihe ishobora kuba nyinshi ikarenga igipimo cyiza cya nyacyo umubiri ukenera ku munsi. Icyo gihe iyo umunyungugu wa seleniyumu wabaye mwinshi mu mubiri birangwa no guhumeka nabi. Icyo gihe iyo umunyungugu wa seleniyumu wabaye mwinshi mu mubiri birangwa no kugira umuriro. Icyo gihe iyo umunyungugu wa seleniyumu wabaye mwinshi mu mubiri birangwa no kugira isesemi. Icyo gihe iyo umunyungugu wa seleniyumu wabaye mwinshi mu mubiri birangwa no gukora nabi k'umwijima. Icyo gihe iyo umunyungugu wa seleniyumu wabaye mwinshi mu mubiri birangwa no gukora nabi kw'impyiko. Iyo bikomeje bishobora kuzana ibibazo ku buhumekero ndetse n'urupfu rukaba rwazamo. Niyo mpamvu bitemewe gufata inyongera z'uyu munyungugu wa seleniyumu utazandikiwe na muganga, kandi ukibuka gukurikiza igipimo yaguhaye kugira ngo utarenza urugero. Seleniyumu hari imiti ishobora gutuma idakora neza, bityo mu gihe uri gufata seleniyumu nk'inyongera bibwire muganga mbere yo gufata indi miti nk'igabanya aside mu gifu. Seleniyumu hari imiti ishobora gutuma idakora neza, bityo mu gihe uri gufata seleniyumu nk'inyongera bibwire muganga mbere yo gufata indi miti nk'iya kanseri. Seleniyumu hari imiti ishobora gutuma idakora neza, bityo mu gihe uri gufata seleniyumu nk'inyongera bibwire muganga mbere yo gufata indi miti nk'iya statin. Seleniyumu hari imiti ishobora gutuma idakora neza, bityo mu gihe uri gufata seleniyumu nk'inyongera bibwire muganga mbere yo gufata indi miti nk'iya corticosteroid. Seleniyumu hari imiti ishobora gutuma idakora neza, bityo mu gihe uri gufata seleniyumu nk'inyongera bibwire muganga mbere yo gufata indi miti nk'ibinini byo kuboneza urubyaro. Mizero Media irabibutsa ko mu gihe ufata umunyungugu wa seleniyumu nk'inyongera, gukurikiza amabwiriza ya muganga ni ingenzi cyane, kuko kwirinda biruta kwivuza. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara,
ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.